Muraho neza, this is Mbonyi. Aba no mu Bubiligi ndabasuje cyane. Ndabizi ko mwiteguye gutarama, nanjye ndabiteguye cyane. And I can't wait gutaramana namwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu Bubiligi muri Birmingham Palace. Do not miss. Umuntu utaragura tike reba kuri nimero ziri hano hanyuma ugure booking tike yawe and I will see you. Muzaze dutarame duhimbaza Imana, tuvuge imirimo myiza Imana yakoze. Mane baho mugisha and I can't wait to see you. Nicyo gitaramo kizabimburira ibindi bitaramo byose nzakora muri Europe. Ndetse n'abantu bo mu nkengero za Belgique namwe muhawe ikaze. God bless you. Kubaha ikaze nanone mu biganiro byacu binyura kuri Evangelizero Monde. Imana ibaho umugisha, turabasuhuje mwese aho muherereye kandi dushimiye abamaze gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bitandukanye. Imana ibaho umugisha kuko uyu munsi twujuje aba subscribers 28,000 kuri twe ni benshi cyane abakoze subscribe mwese. Imana ibaho umugisha kandi mboneho n'umwanya wo gusaba abatarayikora kugira ngo nabo nyine bayikore maze bakande na kazogera maze tujye dukomeza tubane uko dushyizeho video bajya babona notification maze dukomeze tubane mu biganiro byacu bitandukanye. Imana ibaho umugisha. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo tuvuge gatoya, wenda mwagiye mu byumva hirya no hino ko muri iyi weekend hano muri Europe umuhanzi Israel Mbonyi ariko hategura igitaramo, navuga ko ari igitaramo kitoroshye, igitaramo gikomeye, ni concert rwose. Aho twagiye tuganira bari kuyitegura abaorganisateri bakatubwira ko mu makonseri yose bakoze batarigera babona konseri iri kwitabirwa nk'iya Israel Mbonyi. Nshaka no kubibutsa ko ubu amatike ari hafi kurangira, hasigaye amatike make cyane atarenze nka 80 nabwo y'abantu bazinjira wenda nyuma ku muryango, ariko abantu bose bamaze kugura amatike. Andi makuru tubafitiye nuko umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana Israel Mbonyi yamaze gusesekara mu gihugu cy'Ububiligi ku munsi wa kabiri, aho afite igitaramo kidasanzwe kizaba ku munsi wo ku cyumweru guhera ku masaha y'isa 9 kikazabera Birmingham Palace. Mwibutse ko rero igitaramo kidasanzwe niyo nkuru yonyine irimo iravugwa mu Bubiligi. Amatike yakomeje kurwa ni menshi cyane, reka rero nawe ahuri wibikiye hose cyo uzabashe gutaramana na Israel Mbonyi ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Ntukabure, reka mugire umunsi mwiza. Twagiye twumva amakuru y'ibitaramo yagiye akora nk'icyo yakoreye mu Rwanda cyaheruka gukora ngo cyujuje sare ubundi itagipfa kuzura, ko ari we muhanzi wa mbere ndetse wabashije kuzuza iyo sare. Ariko turabonana n'ubu nyine mu Bubiligi ariko bigiye kuzagenda kubera ko navuga ko imyanya nyine iri hafi kurangira, hasigaye imyanya mike cyane barirwa ku ntoki nk'uko mbibabwiye nyine, kandi kuri sare yakira nyine abantu benshi ikaba yaramaze ahari kuzura nyine hasigayemo imyanya mike ya wenda y'abantu bashobora kwinjira ku munota wa nyuma. Ariko kandi nawe ushaka kugura n'ubundi ushobora guhamagara kuri izo nimero muri buze kubona munsi y'icyo kiganiro z'uburyo bakagusobanurira uburyo wabigenza nyine niba ushaka kuzaboneka muri gitaramo cya Israel Mbonyi kizabera mu Bubiligi. Uracyafite amahirwe nyine yo kuba wabona billet. Icyo gitaramo kizabera rero mu Bubiligi. Muraho neza, this is Mbonyi. Aba no mu Bubiligi ndabasuje cyane. Ndabizi ko mwiteguye gutarama, nanjye ndabiteguye cyane. And I can't wait gutaramana namwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu Bubiligi muri Birmingham Palace. Do not miss. Umuntu utaragura tike reba kuri nimero ziri hano hanyuma ugure booking tike yawe and I will see you. Ndetse n'abantu bo mu nkengero za Belgique namwe muhawe ikaze. God bless you. Adresse rero nayo nyine turaza kuyipininga muri iki kiganiro kugira ngo nyine niba ushaka kuzagera yoza hita ubona wenda adresse kuri Evangelizero Monde munsi y'iki kiganiro. Israel Mbonyi rero yarahageze, yarangije kugera i Buruseli aho nyine yitegura gutaramana natwe, kandi Evangelizero Monde nayo izaba ihari. Nkeka ko wenda bari kure batazabasha kugera i Buruseli bashobora kuzabona video nyine yuko igitaramo cyagenze, kuko tuzaba twahabaye kugira ngo dukomeze nyine tubibakurikirane.
Hello my people, turi muri Brussels right now. Nizere ko tiki yawe ifite. I will see you on Sunday. God bless you. Turi muri practice and I can't wait gutaramana nawe. See you soon. Ibona yo nasezeranijwe n'ikimenyimenyi ikure cyane aho natangiriye umugozi umwe tugenda tuganira bikomeza umutima dusimburana. Ya rero nagiye nganira n'abantu batandukanye, aho naganiye na Mr Justin uri entete ya entreprise bita Team Production ikorera i Buruseli mu Bubiligi, aho yagiye agaruka nyine ku buryo ari kubona iki gitaramo cya Israel Mbonyi. Reka tumwumve gatoya, turaje tugaruke mu mwanya. Vuge nka cya gitaramo cya Mbonyi, igitaramo kinini cyane, ni igitaramo kinini cyane. Mvugishije ukuri, ni ubwa mbere mu bitaramo twateguye byose mbona abantu bitabiriye pe. Bwo kugeza ubu ngubu mvuze mu by'amatike, ni ubwa mbere abantu batangiye kugura amatike hakiri kare cyane, ntabwo tugeze tubigira na rimwe. Yego, ni ubwa mbere mbibonye. Ni ikintu kitwereka yuko ari igikorwa gikomeye abantu bitabira, kandi niyo tugenda tuganira n'abantu abenshi baratubwira bati indirimbo za Mbonyi ziradufasha, ndazumva mu gitondo, saa sita, nimugoroba. N'abana ndetse bavuka intanga batazi Ikinyarwanda ngo bakunda indirimbo za Mbonyi. Rero ndibaza yuko ari igikorwa cyiza kandi kizatuma wenda gikora ya murakoze cyane. Rero nanababwira ko nyine ese Israel Mbonyi ahagereye mu Bubiligi ubu byifashe bite, ese we niki ari kutubwira. Amarepetisiyo yaratangiye nk'uko muri kubibona, amarepetisiyo nyine bayageze kure, n'abo bazafatanya na timu bazafatanya, kandi mu by'ukuri nawe nyine meze neza, avuga ko nyine yiteguye gutaramana n'abantu bose uko Imana bimushyize ku mutima. Murabizi ko ari umuramyi mwiza, ndetse hari indi ndirimbo nshyashya aheruka gusohora, wenda abatarayumva bajya kuri channel ye bakayumva. Indirimbo yise nyine ngo umusirikari, cyangwa se ngo nk'umusirikari nyine wa Kristo. Rero igitaramo kizaba ku itariki 11, ni ku cyumweru. Harabura iminsi 2 yonyine tukinjira mu gitaramo kizatangira isaa 9 z'amanywa hano mu Bubiligi. Nyine kizatangira saa 9. Harabura iminsi 2, harabura kuwa 5 no kuwa 6 gusa tukinjira mu gitaramo muri ya sare nini y'ibitaramo, aho nyine tuzanezerwa hamwe no gutaramana n'umuhanzi cyangwa se umuramyi Israel Mbonyi. Abantu benshi rero batandukanye bagiye babivugaho, bakavuga ko bazaba bahari, kandi nyine natwe tuzaba duhari nk'uko nabibabwiye. Rero ntimuzabure muri icyo gitaramo, ibyiza birabateganirijwe. Shalom shalom. Hello my people, turi muri Brussels right now. Nizere ko tiki yawe ifite. I will see you on Sunday. God bless you. Turi muri practice and I can't wait gutaramana nawe. See you soon. Ibona yo nasezeranijwe n'ikimenyimenyi ikure cyane aho natangiriye umugozi umwe tugenda tuganira bikomeza umutima dusimburana. Shalom, shalom. Yesu ashimwe. Twadoreye iyo mu
kubatumira mu giteramo cyiza cyane cy'umuririmbyi Israel Mbonyi kizobera ngaha nyene mu Bubiligi Bruxelles itariki 11 z'ukwa gatandatu. Kaze mwese dufatanye guhimbaza Imana turyoherwe cyane twongere tubeho. Ndabivuze genduweho Nitwa Laura ntuye muri Bruxelles nagira ngo mbatumire mu gitaramo cya Israel Mbonyi kizaba ku itariki 11 z'ukwa gatandatu. Muzaze muri benshi muze duhimbaza Imana turamye Imana hazaba ari presence y'Imana nanjye ubwanjye nzaba mari mbifuje kuzagira ibihe byiza Imana ibahe umugisha. Ijambo gikomeye namukiraho Zugambere bwa kabiri andamira natsikiye ankomeresha ijambo ry'umurava ishimo yiwika yambivuga negamire Ichambu yambere ichambu. J'adore Israel Mbonyi. Alors je serai là le 11 juin en Birmingham Palace avec vous. Parce que pour rien au monde je voudrais rater ce concert. À très vite. kuhabura nukunyagwa zigahera aho nahanze rero muri live concert ya Israel Mbonyi guturuka mu Rwanda mukunda muri benshi cyane. Ni live concert izaba ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 guhera ku masaha y'isa 9 ikazabera Bruxelles Birmingham 112 igihumbi na 70. Make sure you don't miss out. Bwira inshuti yawe bwira inshuti yayo itukabari kuri uwo munsi turamye Imana hamwe na Israel Mbonyi mu ndirimbo nziza ni ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu Bruxelles Birmingham guhera ku masaha y'isa 9. Don't miss out. Yaraturamiye umwami Yesu yaraturamiye ibimenyetso birahari bihamya birahari yuko Yesu yaturamiye mu giterane kwa Israel Mbonyi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu hano i Bruxelles mu Bubiligi. Abantu bo muri Europe abantu hano i Burayi mu Bubiligi muzaze dushyigikire Israel Mbonyi indirimbo ze ziradufasha zingurura imitima yacu. Nanjye Evangeliste Diane niyo nagira nzaba mari nawe ntuzabure muzaze dushyigikire umukozi w'Imana. Shalom shalom. Haleluya. Bwana sifiwe. Murachanezerewe. Dushiri mumu buri munsi iyo twibutse iyo neza